nk'uko bisanzwe tubahaye ikaze kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Kuri Bwiza TV ujya kuri platform ya YouTube muri rusange ukandika ijambo Bwiza ugashyiramo intera, noneho ukandika ijambo TV ugahita ubona kuri screen yawe platform ya Bwiza TV, noneho ugakanda kuri subscribe, kandi hasi wareba ugasanga nta ijambo ngo like, dislike, share, commentaire, ibintu byose ukasanga biri barabara. Ushatse tujya no kuri video ukabona amavideo yose agera mu 3,000 amaze kugeraho yose uko atoye umurongo, ukaba wareba ukavuga uti byari bimeze gute mwaka ushize, byari bimeze gute n'iki byose cyane rwose. ese hari igihe bizanashoboka wenda umuntu akaba yanareba akavuga ati no mu mwaka utaha bizaba bimeze gute. Denis rero yabari fiction. Denis rero banza kukwakira ntacyo bitwaye cyangwa nawe kunyakira. Nakwakiriye kandi urakoze kunyakira. Reka kandi twakire inshuti zacu rwose. Buriya mpora mbivuga buri munsi nkavuga ngo cyangwa se kenshi gashoboka nkavuga ngo ku bantu b'abatetsi cyane Denis. Nukuri buriya rwose ngo umutetsi wateka abakwiziniye rwose aho muri hose yambu mukurikira Bwiza TV n'umuze tuko muri kuri za gazi mukaranga mugira gute. Buriya ngo umutetsi atetse akabura umuntu urya ibyo kurya yagize, agategura buffet yakora nta muntu ukozemo, agahinda kamwica, bamujyana Faisal Indera nayo hose. Ibyo ngibyo wabibaza abadamu mu ngo, nubwo rwose nta mudamu ndagira, ariko umudamu iyo yigiriye mu gikoni akitegurira imyaka ye akavuga ati reka nekere umugabo wanjye, undi akaza akavuga ati nahaze. Uzi ukuntu oya ntabwo bava guhaga, uzi ukuntu babyita se, babyita kubuya. Akaza ari kubuya ntakoremo. Bijya gusa rero neza nko kubona abantu bagira gutya bakaza muri studio bagategura ikipe ya kamera, batunganya amajwi, imigisera, bagira gute ibintu nk'ibyo, ariko wajya kureba ugasanga ya video nta views nimwe ifite, hawuza abakoramo. biba biteye isoni rwose n'agahinda. Bityo rero iyo tuvuga ngo nyamuneka ukore like, ukore subscribe, bigire gute, ni nko kuvuga ngo mbega nawe ufate niba ari ikigiko, niba ari iki koramo, twabitetse twabitunganyije, bitwaye iki? ntacyo bitwaye. Erega n'amafunguro y'ubwonko ikintu cya mbere n'amakuru. Bityo rero tukaba tugiye mu kiganiro hirya no hino twifuriza benshi ibihe byiza, no kugira ngo kandi Denis bakomeze birinde icyorezo cya COVID-19. Gikomeje kwigaragaza no kwimonogoza niko abarundi bavuga. Kimonogoje gute rero ejo ku munsi watambutse nkuko ndeba imbere yawe mu byo wateguye turi buvugeho? Ntago byabura rwose kuri uyu wa kane nanone abandi bantu basaga 800 bagaragayeho kino cyorezo, abandi 5 turababura. Imana ibahe iruhuko ridashira. Turaza mu nkuru tugiye gukurikira kuri uyu munsi. Urabizi rega singikukundira ubu ngubu, sigaye nshaka tuvuge inkuru tuyivire aho ngaho, tuyivire icyo ngicyo, dukubite tubangura twikomereza hanga kuri COVID. Gusa utaranakomeza kugira ngo wenda kataza kunjabuka, nagira nkubwire ngo iyi raporo urimo kureba ahangaha narayisengeye, ngiye kukubwira icyo nasengeye. Reka kuba apotre ntabwo byoroshye no tutari muri gospel talk, nanjye niba kubyitoza. In fact ikintu navuga nasenze iyo sengesho na Mekika Yiranga dukunda gukora n'ibindi biganiro yaramfashije, kwari ukuvuga ngo hari ibiganiro twakoze tuvuga ngo government y'u Rwanda ikwiye gukora ibishoboka byose ku buryo igihugu gisa nk'ikivuye muri state of emergency, urumva, kigasa nk'ikinjiye muri ordinary status, urumva, ivuga ngo COVID-19 ni icyorezo yaje gutya, igihugu kize gukora lockdown ku muntu umwe, 2, 3, 4, 5 n'iki byose. Ariko se bizakomeza gutyo? Ariko se COVID ko nta n'umuntu ujya uvuga ngo izarangira ryari, bizakomeza gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo muri lockdown. Impamvu iryo sengesho risa nk'iryasubijwe ni iryaho bigaragara ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu abantu bamaze kugera kuri 800 bikurikiranya, ukabona ijambo lockdown nirarodinga na rimwe cyane. Bigaragara ngo isengesho ryacu ryarumviswe. Uti gute? Simvuze yuko COVID wenda yagabanyije ubukana, mu bigaragara ahubwo irimo kongera ubukana mu mibare, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibyo twavugaga icyo gihe twaravuga ngo nubwo izamura imibare ikazamura ubukana, twavugaga ibintu bibiri. Twavuga tuti wenda COVID detected, tested mu buryo bw'amasibure aba yapanzwe yashyizwe, bakavuga ati uyu munsi n'abamotari bakamenya COVID mu bamotari, uyu munsi no mu madini, mu banyeshuri, ainsi de suite. Ibyo byo niko byari bimeze. Ariko tukakira akaruko kuvuga ngo none se sibure abatabaye sibure batapimwe, no kuvuga ko COVID idahari. Kuko ubundi nicyo cyari ikibazo, tutanabonaga abantu benshi, ntabwo ari uko babaga badahari. Voilà, bishatse kuvuga ngo d'une façon intellectuelle ushobora gusanga abantu bavuga bati COVID irimo kwiyongera, kuko bikaba nabyo, ariko bikaba binajyanye n'ubushobozi bw'igihugu. Amasibure yarabaye menshi, kumbe yarabaga ihari, ariko hapimwa abantu bakeya, cyangwa se sibure zagize gute abantu, no kuvuga ngo intego zagambiriwe gupimwa
zari nkeya ubu noneho zikaba zimaze kuba nyinshi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri twaravugaga ngo ubundi se covid ubwo yazamukaga itangira twari dufite Kinyinya ntayari hari gusa yahise ijyaho iyo site ya Kinyinya. None se ibitaro bya Nyarugenge byahawe inshingano by'umwihariko byo kwita ku ndembe za covid-19 no kuvura covid byari byajyaho ntibyari byajyaho. Ntekereza ko n'abaganga bakora muri izo serivisi bari batarakingirwa, bamwe bataramenyera iki n'iki, imiti gishakishwa, leta yagiye itangazaga imiti yagiye iboneka, ndetse ndibuka ko na RBC yasohoye SOP umuntu ashobora no kudownloadinga akavuga ati kumbe burya bwose agakora iyo checklist ukavuga kumbe bwose ubu ngubu mfite ibimenyetso gutya, ukaba wajya no kwipimisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Gupima ugiye muri PCR ibipimo bakoresha ukareba ukuntu byanahendaga n'iki byose. Muri make wavuga uti koko kuba iyo state emergency cyangwa se ibyo bihe bidasanzwe kuri covid ku byo by'umwihariko byari biriho nta gitangaza cyari kirimo, ariko tukibaza ngo icyo twibazaga tuvuga ko twashubijwe n'iki ngiki kuvuga ngo igihugu cyahora muri ibi ngibi. Bivuze ngo rero nta n'uzi niba koko wa mugari niyo lockdown itazanarodinga, we never know, zibaye nazo ngamba twazakira. Ariko kuba uyu munsi leta ibona abantu 400 ikabona 1000 ikabona 900 bugacyo ukabona navuga ngo iri serious, abarundi babyita kurya umutima amenyo, ni ikimenyetso kigaragara ngo covid ni icyorezo iburyo, ni icyorezo kirakomeye sibyo. Ariko nanone ibumoso ni icyorezo gifite management ifatika ku buryo bitabuza abantu kuvuga ngo mukore niba na saa moya ariko muhahe mushyiremo umwete. Nibyo twavuze tuganira n'abantu n'ejo twarabivuze tuvuga ngo ko leta ibwira abantu ngo batahe saa 12 bafunge business, bakaba bakomeza gufungura business mu gitondo saa 3 z'abanywa saa 4 sibyo. Nahoze ntembereza kamera mu kanya gatambutse hano mu bice bya Cosmos dukorera, urumva ukareba ugasanga amaduka aracyafunze saa 12, nagiye gushaka juice ndayibura saa moya. Abantu niba government ivuze ngo turwanye covid igashyira ingamba za saa moya, ya saha wafunguraga n'ubundi gakomeza kuba saa 4 za mu gitondo, ibyo bizavamo. Wafunguye mu gitondo abantu bakazinduka bagacuruza bakazinduka, kamaduka yemereye gufungurwa, shiki mwafungura, moro zizafungura, nta wavuze ngo zeye gufungura. Iyo government ivuze ngo saa 10 za mu gitondo ntago ari jogging gusa na siporo bavuze ngo wabyuka ukajya guhaha ukajya gucuruza ukajya kujya gute, ya masaha abantu batakaza ni mugoroba bakayagaruza mu gitondo. Ngaruka kucyo navugaga mu kanya rero, aho gushima ubuyobozi mu ruhande rumwe ko bwaba urimo kuba maso kuri ubu bwiyongere bwa covid, ariko ntibunahabuke n'umuturage ntahabuke. Iyo uvuze ubuyobozi n'umuturage yinjiramo. So rero tutatira kuri ingingo ni cyo kwishimira, tuvuga ngo rwose big up kuri government nikomeze gutya ku buryo leta n'abaturage twese nk'abaturage twihaye andi mezi nkane covid gakomeza kwigenza gutya, natwe tukayihima tukigenza gutya. Kwigenza gutya no gukaraba intoki n'isabune, no guhana intera, no kugira gute biriya byose batubwira udupfuka mu hafa agosha, ariko droite abantu bagakora muri iyo ntuzi ubukungu bukazamuka, ukabona amafaranga yo kugura indimu na tangawizi no kugira gute. So rero kana amafaranga yo kugura ibyo bikoresho byo gupima, urabona nko mu matariki 10 kumanura twari turimo turapima abantu bagera mu 5000, kandi imbere yaho twapimaga abageze muri za 2, ariko ubona ko guherejo cyangwa ejo bundi turimo turabigeza mu 10,000 bapimwa. Ese wagira ngo ukoze ntuze statistique ukareba ibipimo by'abantu 800 ku bantu 10,000 ugire ngo se n'ubundi ntibenda kungana nuko wapima abantu 100 ku bantu 1000 cyane. Ibintu kubona abantu 100 ku bantu 1000 antreta twanavuga ngo leta nikomeze pime benshi, urumva ibiciro byo kwipimisha binagabanuke, santé de santé de pistage ya covid. Erega ubundi ndibuka igihe ejo ngo niba rejo ngo HIV yujuje imyaka 40 igeze mu isi. Erega ndibuka kera HIV gitangira, urabona nagize amahirwe yo gukora muri service z'ubuvuzi nyine mutoya. Icyo gihe ndibuka habaga icyo bita VCT, ntabwo nzi neza na VCT yaravuyeho, ni voluntary testing n'iki byose, aho twajyaga mu misozi abantu kujya gupima ugasanga amahema twateye abantu bazipimisha 70 ibintu nk'ibyo ngibyo. In fact nuko wenda ari ikibazo cya mikoro n'iki byose na covid niba yigenze batya bashireho VCT, urumva niba niko nabyita ya covid-19, abantu bahana intera kutugari babapime. Nidushaka tugira ibipimo 10,000 ku munsi, ariko bifite gestion bifite management kugeza ubwo covid ishobora kuba managed. Nubwo tujye tubona ko abahabwa amabwiriza no banavurirwa mu ngo, poste de santé ipime, private clinics zose zipime n'iki byose, kuko nta cyenda gukura, nta muntu uzazavuye ngo ngahuhe covid igenda, nta ntuze covid igenda, tuzabana nayo. Ariko hari igihe nkuko HIV twayitanzeho urugero,
izaba umugani, urumva, igakomeza kuba icyorezo, ariko gestion yayo ikagirirwa management, abantu bakamenya ko bayirinda. Nibyo CP Kabera yavugaga ejo, avuga atari ko nahoze mbibona ku kantu kamwe, ngira ngo n'umunyamakuru Anne Marie bagiranye ikiganiro kuri Kete Radio, avuga atari ko wowe iyo uhamagara polisi ngaro ngo hano ngo umuntu ugiye kudupakira ngo yuzuze ngo bisi ngo n'iki byose ngo muze mu murebe, akabwira abaturage ati wowe se cyijyamo iyo modoka bayikujyanyemo ku ngufu. Abanyarwanda muri civic education bafite mu buryo abanyarwanda ubona bafite umuco n'indangagaciro. Kuki umuntu adasitandinga famu ngo ahagarare imbere ya pilot avuga ati pilot warengeje abantu kandi turi mu cyorezo. Nibyo nigeze kuvuga mu minsi itambutse muri opinion, mbwira abantu ukuntu ngo muri China ngo urwego bagezeho mu buryo bwo anti smuggling, kurwanya abamagendo, ntabwo rwose ngo revenue yo muri China ngo ikirirwe ihanganye n'abantu n'iki byose. Umuturage araza kuba ati we urimo gucikana ibintu ku mupaka, urimo winjiza ibintu, ushaka dusubire mu bukoloni bw'Abayapani, urumva? So no kuvuga ngo nanone wagakwiye kubwira pilot we pilot ushaka dusubire muri lockdown, ntuzi ibibazo biba muri lockdown, gutyo no gutyo. Simbizi neza, hari n'igihe umuntu abakereye gutaha wenda akavuga ati ndagira mu rugo ryari bisi zabaye nkeya, ariko ibyo byose banakongera bisi, bakongera amasaha. Yewe yantureba dufate nk'urugero buriya nka segiteri ya transport, ushobora kuvuga ati mwese mufunge, urumva, ariko transport wenda ikomeze igeze saa 5, ariko business ansi wazafunze, urumva, nkabwira abantu ngo kugera mu rugo ni saa 5 ariko business zafunze, kugira ngo nawe mubyigano veho, na wa muntu uvuga ngo reka bantendeke nishaka nyirware byose biveho, abantu ya mibaro ya 30% yubahirizwa. So simbizi rero nduva twava kuri inkuru, ariko sinzi niba tuvuge nyine imibare ejo handuye abantu bagaragaye nako abantu banduye 883 mu bipimo 10,385, hakize kandi abantu 131 ego mu barwayi 6,873 bakirwaye, muri abarembye ngo ni 18, abarwayi barembye cyane nibyo, kandi hitabye Imana cyangwa se hapfuye batanu, abakingiwe ni 382, ni bakeya, ni bake, abakingirwa baracyari bakeya ngo positivite kandi no kuvuga ngo ubwandu ijanisha ku bwandu bari ku 8.5. Reka turebe abakira bari kuri 13, abandura bari ku 8.5, urumva, urabona yuko nibura harimo imbalance ntacyo bitwaye. Umujyi wa Kigali rero nk'uko ejo bundi byari bimeze, niwo ugifitemo abantu benshi banduye, ariko biranumvikana umujyi wa Kigali utuwe n'abantu basatira 2 miliyoni. Twa turere twa Gisagara, Nyaruguru na Nyabihu ejo nta muntu n'umwe nanone wagaragayemo wanduye. Big up kuri Sauza, urumva, niba nta sibure, niba barasibuye bakabura umuntu, ka lockdown ari ikintu kakoze cyangwa se harapimwe bakeya, abashaka lockdown karakora buriya, urumva, nta no wanamenya nibi bya muri Kigali ureba yiguma mu karere uzareba bigenda bigabanuka, gusa nuko akenshi na kenshi ujya kureba ugasanga bene ibintu bifata ibyumweru bitari bikeya kugira ngo ubone resulta y'icyorezo ko kigenda kigabanuka, urumva nyine bitwara igihe wayanduye mu cyumweru, bisaba ikindi cyumweru cyo kuyandura kugira gute incubation time, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa ndabona Kamonyi yugarijwe, ariko nyine abantu bikamonyi ahubwo ndebere Bugesera. Okay, ndashaka kureba ya migi ivuga iti twebwe turi mu ntara y'Iburasirazuba mu gihe cy'amahoro, ariko ibyago byaza turabe Kigali. Bugesera ni 35 naho ntabwo ari bake. Narishatse kuvuga nyine mu kanya niyo nibashaka Kamonyi na Rubavu Prito na Bugesera, kubera Nyamatiri bajye babirira muri cadre imwe, kuko abantu b'inyamata bataha Kigali, n'abi Kigali bataha Nyamata, abikamonyi bataha Kigali, gutyo vice versa. Rero Kamonyi uyifashe ugafata kandi karere kegereye Kigali ni Rwamagana, ugafata akarere kandi kegereye na Musanze, buriya ntago ari kure. Urabona ko muri make ugiye kureba ugafata wenda nka point strategique nk'Irubavu na Kigali, ukavuga ko ari ama epicentre y'ikibazo muri no minsi, kandi ukareba n'ukuntu geographiquement bimeze, ukavuga utantu b'Kigali na Musanze na Rubavu gutyo no gutyo barayegeranye, kuko wenda turebe Nyagatare nk'abantu bagiye bitaruye Kigali, turebe Nyagatare ejo yagize bangahe? Nyagatare ni 16, urumva ko ari bakeya. Kayonza nayo si benshi 12, Nyamasheke ni 10, Kirehe ni 10, ariko hana za Muhanga 34, za Gakenke ni 33, za Rulindo. Jisto manyine ujya kureba ukasanga urareba uturere dukikije umujyi wa Kigali cyangwa umujyi wa Kigali ukikije vice versa, urabona ko nyine haba hari ikibazo. Urabona ufashe nka graphic ukazamura Kigali, urumva, Rubavu nayo
ugasa nk'uyikuye kuri Kigali ukikonegita kuri Musanze kuko byegeranye. Urabona ko nyine uko ahantu haba ari icyorezo n'ahandi hagiye hakikije bigaragara ko hagenda haboneka ubwandu bwinshi. Niyo mpamvu ntekereza ko nubwo wenda atari ko umuntu yabitekereza, ahubwo buriya nka Rutsiro nayiza ku ruhande rwa Rubavu kuko biregeranye. Ubwo Ngororero ndebera ntabwo ariko turi mu bushakashatsi, ubundi ubwo n'ubushakashatsi bwantuze bwa RBC. Ngororero 24 voilà, za Rulindo nyine biregeranye, za Gakenke, za uko nyine bigenda byegerana niko n'ubwandu. Tuva kuri ingingo rero Denis, nuko covid abantu bayigiri yabo twe gukomeza kumenya hahimana abacunga n'abagira gute ibintu nk'ibyo. Ni nabyo speaker bere yavuga ati erega buryo ukwiye kuvuga uti nigiye ugiye gupfa niba na mu miss cotinze nyine police ngiye nyine. Donc iyo ukuyeho intwe mu ntera zirwanya covid ni wowe urimo uvuga uti shidanjo covid kam cyane uri murayihamagara. Nano rero ndabona ngo muri Rwamagana ngo byagenze gute rimwe mu kazi kose. Umupadiri mukuru wa paruwasi ya Rwamagana yatawe muri yombi. Uyu mupadiri rero cyangwa se uwihaye Imana arazira ibintu bifitanye isano n'ubujura bw'amafaranga batari make. Biravugwa ko ngo akurikiranyweho kubika amafaranga menshi yari yibwe n'abandi bantu. Umuvugizi wa RIB niwe bita Dr Murangira Thierry yemereye igihe ko uyu mupadiri yatawe muri yombi. Avuga ko padiri mukuru wa paruwasi ya Rwamagana afunzwe na RIB akurikiranyweho kubika amafaranga menshi yaribwe n'abandi bantu. Ubu ngo akaba afunzwe mu gihe iperereza riri gukorwa. Ni ukuvuga ngo abajura bo barayibye baragenda bayabika ingese n'inyenzi zitabasha kuyageraho. Bavuga ati kwa padiri ariko ubitse kwa padiri ese kwa padiri ari kuri banke baguma kugenda kuri sako cyangwa bakagenda muri banke nyine amafaranga akabyara andi, ariko na padiri nawe wamubitsa pe. Amakuru aravuga ko abaturage bo muri kano karere bavuga ko ngo kuva ku cyumweru bw'abantu batandukanye batangiye gutabwa muri yombi. Hari urugo rw'umwe mu baturage akanaba mwene wabo n'uwo mupadiri rwasanzwemo amafaranga menshi ngo yari yibwe. Amafaranga RIB yagiye kwinjiramo ni menshi. Iperereza rero ngo ryarakomeje birangira bagiye no gusaka uyu mupadiri nawe asanganwa amafaranga menshi. Ariko aya mafaranga ni menshi. Ikibazo ahubwo nuko batatubwira umubare wayo, ashobora kuba ari amamiliyoni n'amamiliyoni. Miliyoni na miliyari yagera maregira barika. RIB rwose mujye mudushyiramo nk'imibare turebe. Iri faranga ryari ryinshi pe. Mwene wabo na padiri rero ngo yari yanamusuye ndetse ngo aranaharara. Kandi ngo niwe wibye ayo mafaranga aza kuyabitsa uwo mupadiri ukuriye paruwasi uherereye muri diyoseze ya Kibungo. None amafaranga abana yafasha. Padiri rero ubu ngo bagiye gusobanura ukuntu abika amafaranga yibwe. Ariko ayo mafaranga ntabwo yari yanditseho udupapuro tw'uko ari amibano. Kuko amafaranga y'amibano basa n'andi yose. Ifaranga rega shaho burya ifaranga ni musema kweri. Nyine rero padiri ngo yaribitse sharitsimba none RIB nayo wagira ngo igira amaso ane rwose. Uyanga babiteye imboni sinakubwira. Irakurikirana rwose. Irakurikirana za RIB za FBI zande hande hose nta hantu ushobora kuzihisha. David rero abanyakigali rwose ngo isa ya saa moya reka duse nk'abasubira ku bijyanye na COVID-19 irimo irabaraza mu mari stade ku bwinshi. Bongeye bagiye kuri stade ku bwinshi nkuko birimo kugaragara. Nimugoroba nahoze ndeba nyine mu gihe cy'amasaa moya mu gace runaka ka Nyamirambo runaka nashaka kuvuga izina, wabonaga ari hasi hejuru hagitifu bande yande bose abamanyenyeri n'iki n'iki. Nanjye natambutse icyo gihe mva mu kazi bati we urimo gukwepa ujya he reka ndarengana. Nakijijwe cyangwa nanifite cyane ntambukije. Ariko nyine wabonaga ubundi mu minsi itambutse hakiriho amasaa 3 n'iki byose wajya kubona inzego z'umutekano zikunze gukaza patrol n'iki byose no gufata abantu bakageraho tunota nk'icumi dutanu iki n'iki byose. Ariko ubu nta miyaga isaha iri kubitamo saa moya pa. Gusa ikintu kirimo kikugaragara nacyo inzego z'umutekano zishinzwe umutekano mu zikwiye guhagurukira kandi rwose bashaka n'amafoto umuntu yashaka kayabereka. Ni ikintu cyuko amamodoka arimo kuviyora amasansinike kubera gusiganwa. Hano mu Biryogo cyane cyane no mu buce byose urimo kureba umuhanda wa lisansinike bose barasiganwa na saa moya bakawunyuramo ku buryo ubona umuhanda wa lisansinike barimo bawunyuramo. Yewe nimugoroba nabonye n'imodoka imwe zishinzwe umutekano irimo kunyuramo. Nashaka kuvuga umutekano nayo yaciye lisansinike. Yari ifite iminite yo kuca lisansinike simbizi. Kuko hamwe haba saa moya rega ni kare. Urabona nko muri kare ya gace ku muhanda uva ku musigiti wo mu Biryogo. Urabona iyo ujya Nyamirambo ni sansinike ukiri muri side ya Biryogo. Noneho wajya ruguru hagaca izisubira mu mujyi. Uciye za Maison Trésor ukaza ugaca kuri za Cine Star n'iki byose. Uyu muhanda kuri Cine Star rero hagati ya saa 12 na saa moya zawucagamo zijya mu mujyi. Ziwucamo zigenda gutya zijya mu mujyi. Zijya mu mujyi. Ziva mu mujyi ahubwo. Harako niho zica nyine ziva mu mujyi kuri Cine Star. Cine Star ziba zijya mu mujyi.
zawucagamo ziva mu mujyi zijya Nyamirambo ahubwo uzi ko zicaye fase kuri Kigali View Hotel iyo zigenda zijya Nyamirambo noneho zananyuraga ruguru zijya Nyamirambo so ukabonamo n'abo ngabo bose mvuze haruguru banyuranamo so rero bishobora guteza impanuka bishobora guteza ikibazo ku buryo umuntu yavuga ati wenda saa moya nduva imaze nk'iminsi 3 cyangwa irimo gukora gutya n'ibintu ku itariki 23 abantu bazagenda bayimenyera n'iki byose cyangwa se bizanahinduka nyuma y'ibyumweru bibiri government ihindura ibintu nk'uko ariko ntago ari kibari cyo gukora amakosa nanone ntago ntekereza ko saa moya ari kuvanga abantu bica amategeko nanone havamo impanuka havamo iki rero abantu nibatahe kare rwose baba bategujwe business zafunzwe kakiri kare deni umuntu utakara ubwo ngubwo ahubwo nibiba ngombwa azajya anemera afunge saa 11 ariko nabyo twavugaga ubushize ave mu nzira kare nibyo twanavugaga ngo iriya saa moya kwerekana ko ikemura ikibazo ahubwo iragiteza n'ukuri rwose ingamba zose ni ziza pe ariko saa moya niba ari imeze nk'ere kuvuga uti mumenyesha mumenye ko turi mu cyorezo rwose jya kujya mushyiraho saa moya nashyiraho saa 4 kugira ngo umuvundo uriya muvundo yiza udateza impanuka udatera abantu babyigana nko twabivugaga haruguru ibintu nk'ibyo kugira ngo rwose ibintu bigende neza inasomo y'abantu nta hantu namwe somo yari warabona abantu ibanyuze deni ni kare cyane rwose ni kare bazarebere ukuntu bazamuraho burya no gwashyira saa 3 ingamba reka nkwereka nibyo navugaga deni no gwafungisha abantu izo business saa 12 ariko isaha yo kugera mu rugo kayizamura ntacyo byaba bitwaye ariko bujyana n'abayobozi bayavuga bati bashobora guca mu tubari bakagira gute twatore dukora dushinze bakavuga ati mareka bacyure hakiri kare amasaha menshi yo gutrena nashobora gutera ibindi bibazo reka rero turebye saa moya rwose simbize reka tuzayikoyo n'icyegeranyo ku byo bwihariye ariko nk'urabona nk'iyi foto iyi foto yo ni y'ibintu bisa nk'imyigaragambyo byabaye mu Gatenge ejo ariko ibi bintu ngo byagenze gute ngo umusekirite wawo undi babandi bashinzwe abamotari ntibahita bavuga rumwe bariya ngo yagize atya atera kasike umumotari witwa Fabien ayimuteye nawe ahita agonga arakomereka cyane abandi bamotari rero basa nk'abigaragambya bashaka kwihanira bashatse kwihanira umusekirite cyane ko bataba bavuga rimwe barapingana cyane hano ndabona inkuru ya bwiza.com ivuga ngo umuntu yahagaritse moto arahagarara ariko mbona ahise yongera arahaguruka uyu wamuteze asigarana kasike imwe baha abagenzi mbona uyu mugenzi amwirutse inyuma abonye amusize ahita amutera ya kasike motari arayihunga kuyihunga ahise yinjira mu mapine y'imodoka yari iparitse mu muhanda ariko yinjiye mu mapine imodoka iparitse ngo tubona atangiye kuvirana amaraso ubanza ino foto nyine y'ibyo igaragara no kuvuga motari yagonze imodoka itwara ibishingwe kuko ndabona binanditseho yari iparitse nukuvuga ngo iza kubigenda hari igihe ubuzima bwe bwari kuhita wasigara abamotari batinya abasekirite ese ubundi umusekirite kabashyiriyeho motari ubundi babahigana bapfa ikibiriho ku by'ukuri ariko udakina ntubone ngo ibyo ngibyo ngo motari n'iki byose nubwo ntashyigikiye umuntu wateye undi kasike abamotari nabo hari igihe muganira akavuga ati ntabwo tworoshye ati nanjye wangira umusekirite bamugenza kuriya nabo ntabwo bumva ntabwo bamwe bumva rwose tugiye ngo dutemere leta ku muntu hari igihe nigeze kureba akantu k'akavideo bigeze kwerekana kaciye kuri YouTube bagaragaza amakosa abamotari bakora mu mihanda. David narumiwe navuze n'abantu baragowe none se wawundi Bugande uheka abantu mifuka y'amaguru agasigaho guhumekera gusa urumva yegiye kimwe nigeze mu motari mwe arantwara arambwira ati ntureba mugenzi ubwo ugiye nkunda kugana n'abantu iyo turi kuri moto ati rwose amafuti y'abamotari ati ugiye kuyajyamo nta nubwo twarara muri uyu mujyi rwose baratufagaritse kabisa. So urumva rero dushobora kujya tukavuga security ibi ni wese ko yarazi ko ntacyo yishinja yirukankazwa n'icyo reka nkubwire Deni muri iki gihugu cy'u Rwanda uramutse wubahirije amabwiriza umuntu yanagwaga guhagarara ukanamutega n'amatwi wabiki ntacyo bitwaye abamotari rero ngo babibonye bavuga ko ngo uyu musekirite ngo abandi bamotari bahise bagira umujinya bagaparika moto ndetse ngo bagatangira no guhondagura umusekirite rero ngo ntabwo bazi icyaha cyo bamuhondaguye abonye bikomeye ahungira mu nzu ntabwo bazi icyaha cyo gukubita no gukomeretsa nibareba nawe bazarya imyaka 7 cyangwa ingahe none se amategeko arakina. Ni ukuvuga ngo umusekirite yahagaritse umumotari agira ngo ni umugenzi amuha kasike
akimara gufata kasike ati zana ibyangombwa byawe niko guhita rero yatsa moto ariruka. Bene ariya mayira ariko ntabwo ari meza, ni nka kwa kundi ushobora kuvuga uti jyewe nkora mu rwego runuru nambaye civile aho kugira ngo wereke umuntu uri kari tukavuga ngo ndagufashe, iriya filtration yako kajya yakurangiza da. Abasekirite nabone na sekirite nabone nizeye ko yakuyemo intuze, yakuyemo isomo. Sekirite rwose mujye mubura kurinda gahanga kanyu, ushobora guhagarika umuntu rwose. Ariko urumva ko n'uwo mujinya nawo ntabwo bari mwiza, ubwo se yamuteraga kasike nuko yaramucitse, yamureka akagumira kasike ikaba iriho nimero, plaque y'umuntu ikaba yagaragaraga, plate number ya moto ziba ziri n'inyuma, urumva sinzi zamuriyo ya foto rwose nako nanye na plate nari munyiriyo. Si iyi ngiyi rwose LC 761 G, urumva none se ubundi koko plaque irahari, urumva ingofero ifite peut-être niba ariho ntuze imibare simbizi, urarwana n'iki uwo muntu aracikira he? Ese mu nzego z'abasekirite nta management bafite muri database zabo kuvuga ngo wancitse n'uyu nguyu ntabwo acikira abakwiseti niyi yanditse muri ishyira hamwe tuzamuhane gutyo. Ibyo byose bagakwiye kuba babifite kandi bakongera n'amahugurwa nk'aba basekirite nabo bitwara gutya, ntabwo ari byiza gose ushaka guhimana n'abamotari nawe bakagira ingando bacishwamo bakigishwa imyitwarire. Ndabona hari cyo perezida w'abamotari mu Rwanda Bwana Ngarambe Daniel avuga, aho yabivuze ko umusekirite nibahoteye mu motari ngari buze kwirukanwa mu kazi, ariko nanone wanareba ugasanga ubwo ngubwo abavuze gutyo nk'umuyobozi hako sha ntawamenya baya n'akantu abikiye uwo motari ntawamenya yirinze kumuvugaho ko hari icyo gisa n'imyigaragambyo wa mugani wawe. Reka tugere rero hehe, tujye muri Somalia, tujye hirya, tujye hakurya muri Somalia. Biravugwa ko ari umujyi wa Nuza wo muri Somalia bita wo mu ntara ya Lower Shabelle. Uwo mujyi rero wari urinzwe n'igisirikare cya Uganda. Hashize iminsi rero ngo cyahavuye, nyuma yo kuhava ingabo za Al-Shabaab ngo zahise ziwigabiza uno mujyi, zongera zizamuramo ibendera ryazo. Ariko ubundi ibyo nibyo rwose, ibi bintu Al-Shabaab yakoze rwose, nubwo bavuga ngo ni ibyihebe, yemeze nk'umuntu rero ufite imyumvire nk'ayari yitazi, ntabwo z'ubwihebe bwa Al-Shabaab n'ubitare by'ubwihebe. Ibyo birabareba icyo nzi cyo barwanira mu gihugu cyabo. Burya abantu ntajya nemera agiye no kuvuga ngo Etat Islamique ngo yavuye mu burasirazuba hagati ngiza ngo muri Kongo ngiza Benin ngiza hose. Ariko abantu barwanira mu gihugu cyabo bafite inyungu zabo no ku gihugu cyabo bafite n'imo ijambo. None se reka nkubaze nkanga kugira ngo wenda duse n'ababitwara neza atagira unyumva nabi, ngo wenda nkwashyigikiye ibyihebe nk'ibyo ngibyo. Ubundi mu bintu bijyanye na strategie militaire uko mbitekereza, ni gute ubundi ingabo ziva ahantu zidahandiriza zova ingabo z'igihugu ahantu? Barazibahaye nizo zasigaye ziyacunze za Somalia, kuko mu muhango wo gutanga nyine guhandinga over wabaye ku cyumweru, wari uyobowe n'uno mu brigadier general wo muri Uganda wo bita Doni Nabasa, wandi wanyerekaga uvuga ati no mugashaka kuba akakaye uzukuntu akanura n'iminwe yihora yumyisha muri amagabo nyine ntacyo mbengejeho. Ibyo rero muri uwo muhango hari guverineri w'intara ya Lower Shabelle wo bita Abdikadir Murshid Sidi, ni ukuvuga ngo hano hantu baba bafite n'ibirindiro bya gisirikare. Baravuga ati rero ngibi mu bisigarane, ubwo zino ngabo za Rwanda ngo bari bazijyanye gukaza umutekano ku yindi mihanda y'ingenzi igaburira igihugu. Ariko mbonye umuntu ushinzwe Abdikadir Murshid Sidi, ntabwo ndimo kubona umujenerali w'ingabo za Somalia wahasigaye, ntabwo urimo kumumbwira. Ntabwo avugwamo, ariko bavuga ko nyine ibyo birindiro byasigaranye ingabo za Somalia. Reka turebe hano hasi uko Daily Monitor ngo yabivuze, ngo ariko nk'uko iyi nkuru dukesha Daily Monitor kuri bwiza.com, izi ngabo zikimara kuhava Al-Shabaab ntiyaje guhita yigarira umujyi, bituma havuka impaka hibazwa niba ingabo za Somalia zaba ziteguye gufata inshingano z'umutekano muri iki gihugu mu gihe ingabo z'amahanga zahava. Bigaragara ko bari bahase nk'aka contingent gatoya, urumva niyo kaba kanini kandi Al-Shabaab yabirukana. Ariko buriya njya nibaza, buriya nta kuntu nk'amahanga yaza akavuga ati reka dufate tubashyire hamwe abantu baganira. Sinabaza mbona ejo bundi Etats Unis d'Amerique iganira n'abandi b'umunuzi b'Abataliban ntibahurira muri Qatar, za Swede, za Oslo hariya muri Norvège, mbona ujya bahuza abantu batumvikana, bafasha Al-Shabaab bagafata n'abariya bo kwa Farmajo kwa perezida, bagahurira hano bakaganira ngo bapfa amategeko ngo ya Sharia. Reka tuve muri Somalia tujye muri Uganda rero. Twegere muri Uganda turebe ngo yakoze impinduka mu gisirikare, yashyizeho umugaba mukuru w'ingabo mushyashya. Nuko nguko nduzi ikinyamakuru kimwe mu byandikwa mu Rwanda cyakoze titre. Ngewe noneho rero nza gukora titre ndari kuvuga ni
urugo rwa Museveni rwifatiye mu biganza igisirikare cya Uganda. Ubu bari kumbaza uti noneho muri lead nari gushyiramo iki, nari gushyiramo ni kuri ubu ngubu ingabo za Uganda, UPDF, Uganda People's Defense Forces, ziyobowe n'umukuru perezida bamwita ngo iki bamugira wa mugabo ngo ni Mbadi, urumva ngo Wilson Mbadi bakoze za balance. Ushobora gusanga buri ari nko muri bwa kwita Baganda, ariko attention Muhozi ntiyoroshye amasomo ya gisirikare yarayafashe. Inde uzi ko yize mu mashuri akomeye y'igisirikare nk'iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst ryo mu Bwongereza, ni rimwe mu mashuri 10 ya mbere meza ya gisirikare ku isi. Ni nacyo cyatiga Mose shaho masarabuzwa nikiye kuye, kandi yavuye yajya no muri Amerika akomereza mu rindi naryo ryitwa US Army Command and General Staff College. Ibi ngibi ntacyo bitwaye, nta nicyo binatwaye sinanjye uwo muri ya mashuri, ariko ugiye no kureba n'abandi bakera tujye tunavuga rwose nabagisifaya n'ikibitwaga ngo ba BM ngo ibe ngo Provence ngo des tamajoro ngo n'iki byose ibintu ngibyo. Hari ishuri se ryashaka ikorerwa yari ryo mu biri kwigisha ugira ngo ryo ntiri muri andi 10 aho mbwira sacingure kutarisangamo simbihakanye gusa, ariko nk'ikintu kintu abagande bajya bakunda no kuruka kuri uyu musore, wenda bamwe babivuga mu maranga mutima yabo projet Muhozi burabura ikintu nk'ibyo ngibyo. Oya pe abantu bamwe banemeza ko Muhozi mu gisirikare arashoboye. Nyine hari ukuntu amaranga mutima azaba nuko ari umuhungu wa president n'iki byose, ariko Muhozi yari bidefanda narabikoreye step by step, nta peti nawe ntakoreye, ndi umukomando. Niba muri special force operation yazigiyemo za Somalia yagiye hose n'iki byose. Abagande bamwe nyine babijyamo impaka, ariko ukabona kumbuga ko n'amagabuzi unabireba, ariko na Muhoza akabidefanda. N'aba basore bagenzi be urabona ko mu gisirikare cya Uganda hari imice bibiri nahoze mbona bisobanurwa n'umwe Elite Muyine, nyine avuga ukuntu ngo nyine abasaza barimo gukinjura bahereza abasore. Urabona ko Muhozi ni kimwe ni generation imwe n'aba ba Muhozi wundi wahoze ari CDF mu istambutse, aba ngira ngo nabambadi bashaka ko ari mu myaka ijya kungana. Ujya kureba ukavuga utero uyu musore rwose ngana nashoboye pe no mu kazi, nabo bana basa rwose ni kigero kimwe nako babyirukanye. Ako kantu rero kajya kabasha kuzimya burabura zimwe na zimwe, abashaka kumwijundika akavuga ati ariko ndashoboye no nabizi ndo makomando. Ariko Muhozi nyine ubona ko yanakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ntago aba yoroshye, nabazi kwivugira rwose nuko. Ubwo buriya azava ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka ajya kuwe mwanya niba ureba kure, kuko uribuka ko yahoze ayobora special force, niyo yari asigaye nabaye secretary advisor wihariye wa perezida papa wiwe. Ntabwo byoroshye yuko ushobora gutekereza ko General Muhozi ashobora kuba CDF muri Uganda. Ntabwo byoroshye kuko ibindi bihugu wenda mu bindi bihugu biterwa, uzi ko hari ibihugu bimeze nka kota, politike ya kota byo gutanga imyanya bakurikije imibare y'amoko, uko amoko ateye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo niringaniza hari niringaniza ngira ngo hari no ku muntu yabivuga ugerekeje mu Kinyarwanda, n'amajanisha nk'ayo ngayo. Sasa muri Uganda rero ukurikije imbaraga z'ubwami bw'Ubugande n'ubwoko bwabo bita Baganda nyine, nyine Museveni bagomba kubalansinga tu akavuga ati ariko nyamuneka muramenye niba ari bakatumba niba ari bande n'iki byose, mutagira umuntu muri South rwose muhereza igisirikare cyose ku buryo bworoshye. Wenda barakiyoboye nibyo, ariko burya ababalansinga avuga ati reka wenda abantu biwacu bitwa ngo n'abanyankore South n'iki byose reka tubahereze iyo land force, ariko nyamuneka Abaganda n'imyumvire yabo n'ubwami bwabo n'iki abo mubahe ibyubahiro byabo. Muhozi ujye ugenda utera isari Mbadi, ariko uzi yuko nyine agakino uzi ko dadi wawe nyine ariwe kizigenza mukuru, byose urabikoresha nyine urabikoresha kuko biba ari na sawa niko niba ariko amateka y'igihugu cyabo ameze se wabigira gute, ntacyo babitwaye. Muhozi rero kuba hari abatekereza batarimo kuzamuka next time azaba CDF, ntibabitekereza bishobora no gukomeza bikamera gutyo, ariko akaba nyine ariwe akaba ari hafi aho ngaho. Ubundi mu bizindi ndimi babita strong mind, ushobora gusanga ariwe uwo muforo, kandi nyine nawe fatiyo connection land force na supreme commander, none umbwire ngo CDF ari hagati aho ngaho, umwana na papa sha twikomereze ku yindi nkuru. Tugera no ku musozo, indi nkuru ni yihera. Reka turebe muri Sadek kandi turaza no gusuhuza abadukurikira mu kanya karibuze. Reka dusoreze kuri inkuru rero bigaragara yuko ngo umuryango wa Sadek urimo gutegura uburyo bwo kohereza ingabo muri Somalia mu gace ka Cabo, muri Mozambique urakoze, mu gace ka Cabo Delgado
iki cyemezo cyafatiwe mu nama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yabaye ku wa gatatu ishize. Nabonaga n'abaperezida bagiyeyo nyine n'iki byose na Samia namubonagamo. Samia Suluhu wa Tanzania. Kandi Tanzania urabizi ko ugiye kureba muri top 10 y'ibisirikare bikomeye muri Afurika, sintekereza ko kari agace ka SADC kaburamo imyanya nk'ingahe, kuko uretse Misiri na Algeria bivuga ko bifite ibisirikare bikomeye, ariko South Africa urumvizamo, Angola ishobora kuzamo, ndetse mu buryo bw'ibanga bwihishwe cyane na Tanzania ntishobora kuburamo mu bihugu bifite ibisirikare bikomeye. Rero kibazo kwa mugani Mozambique yavogerwa gute kandi ifite ibihugu bifite ibisirikare bikomeye nk'uko nguko. None sera ariko ikibazo nuko bafashe kino cyemezo nyuma yuko bitambitse u Rwanda. Nuko ko Mozambique ubundi yari yareshye u Rwanda ngo ari rwo rujya kubifasha, ariko bino bihugu baravuga ati oya. None se koko Mozambique yarishyuye, Mozambique yarishyuye cyangwa uramenye utavuga kuriya kandi bakazatubaza ngo muzane fact. Navuze kureshya ntago navuze kwishyura. No kwishyura ariko banishyura byose bitwaye. Ati kuki ujya gutabaza igihugu kirepfiriye kandi uduciyeho ni ukubera iki? Baravuga ngo soko dutesha agaciro. Ariko ntacyo nyine urumva. Ubundi se icyo Mozambique yaharaniraga nicyo ngira ngo u Rwanda rwari gufasha no kugarura umutekano mu kariya gace. Kandi ariko izi ngabo za SADC n'ubundi ntureba, izi ngabo za SADC n'ubundi ziri muri Congo. None se ko ziri muri Congo na special force ya intervention brigade ya MONUSCO ko harimo abatanzania, ikaba abangaba aba Malawi, ikaba aba South African, urumva ubu ngubu be nibirimo kuhabera, ibirimo kubera muri Virunga Park bose ntibari bahari. Reka turebe icyo bazakora. Kongo se ntirimo gutabaza Kenya nubwo izagenda muri ubwo buryo, cyangwa igataba ibindi bihugu simbona ngo bishaka kujya muri Kongo kujya gukemura ibibazo biriyo n'iki byose. Rero reka nkubwire, akiziritse ku muhongo gasiga kawuciye, urumva n'ubundi aba bashobora kugenda bari muri no command imeze gutya. Still nka Mozambique azavuga ati ariko n'ubundi turabona byabashabutse, twari twifitiye obusiyo, cyangwa se akaba ibyo bita obusiyo simultane, urumva, cyangwa se hybrid military mission and operations. N'ubundi we never know kuvuga ngo game kata ya Mozambique n'u Rwanda yaba yavuyemo, SADC ishobora kuba yibeshye, kuko Mozambique ikomeza kuba igihugu kigenga nk'uko tubona muri Central Afrique hari ingabo za MINUSCA, ariko hakaba n'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda by'umwihariko. Byose n'ibintu bishoboka. Ikindi kindi uri kuri South Africa yakubitiwe muri Central Africa na babandi bitwaga bande basereka barayikubise batwika n'imodoka zabo barahunga barirukanka bagira gute. Urumva sasa wenda ko kantu ntabwo bano bagaberega kurwana n'inyeshyamba ntabwo ari ukurwana n'ingabo zirwana intambara ziri conventionnel. Niyo mpamvu rero abanyarwanda bura n'abantu bazi kurwana n'inyeshyamba rega bavuye mu ntambara vuba bazihoramo. Urumva imyaka 20 ntabwo ari myinshi mu ntambara, igihugu kivuye mu ntambara ukize muri z'abacenyezo n'iki byose. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi nta cyizere mfitiye SADC, urumva n'ubundi uzabona niba ari n'u Rwanda niba nande byose n'iki byose. Nahise ubundi abanyafrika sinzi ikintu bapfa, ko Portugal yoherejeho abasirikare yo kujya kugira, ariko bo ntibasakuze nuko ari abakoloni baba bakolonije kiriya gihugu. Reka twicecekere by'amabanga ya gisirikare n'amabanga ya gisirikare. N'ubundi na perezida wa Mozambique aza mu Rwanda uziko twanabimenye hari yanasubiyeyo, nta n'uwanamenye ubwo n'ibindi tuzagenda tubimenya gahoro cyangwa tukwiye no kubimenya, urumva. Ariko gusa wenda n'ubundi cyo abantu baharanira n'amahoro muri Mozambique, yazanwa na SADC, yazanwa n'u Rwanda nk'uko babivuga, yazanwa n'ingabo za Mozambique, yazanwa na Portugal. L'essentiel c'est que abantu muri Cabo Delgado bagira umutuzo n'umutekano, uzazana wese no matter who, urumva uwari wese azagenda ajyana umutekano. Denis rero ndumva twasuhuza abantu bakeya bari kuri platforms zacu nk'uko bisanzwe, twajyaga dukunda kubaheraho tukareba niba Joyeuse noneho mu mararungu yaba yadusuhuje. Joyeuse ntabwo yabura, wasanga nyamara mu munsi noneho havuga ati noneho murimo kuvuga inkuru ntarimo kumva neza. Ndabona nawe urimo kwandika Bwiza TV gashyiramo, nawe washyizemo space ntabwo yaburamo. Rero tuze kureba dusuhuze nka bangahe bo muri commentaire. Turabona okay, nahari ndabona arimo rero wa mbere rwose aravuga ngo yamanitse agati yicaye akamanura ahagaze, nyiri karimi kabi yatanze umurozi gupfa. N'ahandi hasi n'iki byose shaka n'indi. Ati covid yakataje biteye ubwoba. Covid ngiteye ubwoba. For Life TV nawe aba yatejemo
abayatejemo nawe rwose ntajya abura kuri Bwiza nawe yiyamamaza, aba yiyamamaza ariko azi intuza azi branding azi marketing rwose. hari igihe tuzajya tumuca amafaranga, ubundi bwo azatwishyura, tuzafata ziriya publicité ze tuzitoze umurongo tujye kumwishyuza, afite na telefone hasi burya kampana na Petero ati nguki rero ati uyu mutumirwa mu mumbarizi iki itegeko nshinga rimaze, yavugaga ku nkuru ya Asumani niyo nambaza, ikiganiro yagiranye na Bwiza TV ejo bundi. Itegeko nshinga rivuga byinshi, ntabwo yarashe ku ntego. Nyamuneka muri commentaire mujye murasa ku ntego, muvuga uti wenda icyo wifuza kumenya ku itegeko nshinga ni iki. Asumani ntabwo yabura igisubizo, nawe ndamuzi. Reka tureba ahandi hasi. Joyeuse yagarutse hariya, ndabona Kaka Wilson ngo nukuri turasaviye, mukomeze mwirinde abantu barapfa Namibia, sinzi hiyo yuko bimeze, mugerageze uko ndabyumva hiyo biracoroshe. Yarimo avuga ati hano uyu numwe muri Namibia sajya kuvuga byashoboka, aravuga ati muri Namibia ho rwose ibintu bimeze nabi, ahubwo mwebwe biracyoroshye nimukomeze mwirinde. Jacqueline Mukamasoni nawe twamusuhuza nawe wita Wisdom T nawe reka tumusuhuze. Aya n'undi witwa ngo Bankers Professional Cleaners, uriya nawe ameze nk'urimo gutanga publicity. Mahoro Official nawe, ariko Mahoro Official y'isumwe dukorana ikiganiro buriya birashoboka ko ari Mahoro wacu. Ngo leta n'umuturage baruzuzanya, wa mugabo yagarutse kwamamaza. Reba ahandi hantu hamwe rero nk'indi nkuru twarebaho nanone, tugasuhuza abantu bakomeje gukora subscribe na commentaire ku biganiro tubagezaho. Reka turebe ariko uwo muntu aho hantu, turebe kwa Gatabazi, reka turebe hano, turebe kwa Minisita Gatabazi, turebe icyo abantu bavuze. Ndabona Richard M ariko itu bitwara bisomye ndabyibuka. Richard M ati turi kumwe 5/5. Reka rero tumusuhuze nawe na Depite Philibert rwose na Jacqueline Mukamusoni yagarutse, Kaka nawe ariho, neza Kade twaramusuhuje n'abandi. Reka rero dukomeze gushimira mwebwe mwese mwakomeje gukurikirana ibiganiro kuri Bwiza TV na bwiza.com. Ikiganiro ni hirya no hino twari turimo, Deni yamfashaga ndetse na equipe technique yatunganyaga amajwi n'amashusho, tubizeza kubagezaho ibiganiro byiza nk'uko bisanzwe. Twatuvuga tuti rero ikiganiro hirya no hino gitaha ni nakagaruka. Ciao ciao.